ariko turaza kumera ni nka part B, ni nka part B y'ibyo twize ubushize. Yesu nashimwe cyane. Hari umuntu waba yibuka ikintu twize ubushize? Topic, just a topic. Umuntu waba yibuka topic twize sayiro? Sharon iyi? Yes, Mwuka Wera. Ubushize twaganiriye kuri Mwuka Wera, tubona uburyo ari Imana. Icyo kintu cyo nashaka ko mubanza kumva. Amen. Tubona ko atari inuma, n'abasekeje bamwe ngira ngo abantu bazi ko mu ijuru hari Yesu, akaba Imana Data, hakaba n'akadovu kari gufurayinga hejuru yaho, ngo ariko Mwuka Wera. Imana ishimwe cyane. Ikindi abantu benshi bazi ko ari umuyaga ukomeye. Umuyaga waje cyane cyane ngo Mwuka Wera agamanuka cyaginga abantu bari kwituba hasi. He can move like a wind, but it's not a wind. Yesu nashimwe cyane. He's a God. Imana himbazwe cyane. Twasobanukiwe ko ari Imana. None uyu munsi tugiye kwavansaho gatoya. Niba tumaze kumenya ko Mwuka Wera ari Imana. Amen. Turakijijwe. Kata abantu bera Yesu mwami ukiza ubugingo bwabo. Amen. Ibi bintu tugiye kwiga rero ni ibyawe. Taza kugira undi muntu byerekeza, niba uzi ko wakijijwe ni ibyawe. Amen. Uyu munsi sinzi ko project byanze. Ntabwo project. Ngiye kuza. Oh, nta kibazo. Amen. Turaza gusoma nta kibazo, ubwo waraza guhereza Messi wenda ya mikoro yindi naze kwikoresha. Tuze kugenda. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rw'Abikorino rwa mbere 6:19. 1 Corinthians 6:19. Thank you Jesus. Turabiyegereje mwese n'abatukurikirana kuri YouTube muhawe ikaze. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorino 6:19. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. Ruba bankuru batirira Abikorino 6:19 aravuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wabwiye ku Mana, kandi muri abandi bumwigenge. Amen. Amen. Bibiliya y'Icyongereza mfite iravuga ngo, "Oh, don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit, which is in you, which you have from God, you are not your own." Aha. Bibiliya yatubwiye ngo nimuzi ko iyo mibiri yanyu ari inzu z'Umwuka Wera. Twize ko Umwuka Wera ari iki? Ari Imana. Amen. Umuntu wese wakiriye Kristo, umubiri we uhita uhinduka inzu y'Imana. Sicyo kintu byumvishe. Ntabwo turi busubire inyuma cyane. Yenda abantu tarizi Mwuka Wera dusobanura gusura ko dusubire inyuma cyane kugira n'umwanya tuwukoreshe neza. Ariko niba Mwuka Wera ari Imana, Yesu nashimwe cyane. Hano biravuze ngo nimuzi ko imibiri yanyu ari inzu z'Umwuka Wera. Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Imana ishimwe cyane. Nshatse kuvuga iki ibyo bintu rero? Ni ukuvuga ngo buri muntu wese uri aha wavutse bwa kabiri afite Mwuka Wera muri we. Ndashatse cyumvikana. Amen. Hano Pawulo nawe yari kwibwira. Yarimo arabwira ba Kristo, the Christians. Umuntu wese wakijijwe, wakiriye Kristo, afite Holy Spirit in his body. Sagomba kuba ari apostle, sagomba kuba ari Muhoza ndi kubwiriza hano. Every believer, buri muntu wese wakiriye Kristo umwami w'umukiza w'ubugingo bwe, afite Umwuka Wera muri we, afite Imana muri we. Kiri muri ko cyumva. Yesu nashimwe cyane. Ngo don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Ikintu ngomba kukubwira ndagira mubwire ngo Mwuka Wera ari kumwe nawe. Turinda kubibabwira cyane. Kandi ni Imana. Ucyumve cyane. Nuko Muhoza sinyeneye kujya ku musozi kuvugana n'Imana. Imana imwerekeye. Amen. Nyuma ngo hariya ngo kuri musozi wa Imana. It's just a lack of knowledge. God is in you. Yesu nashimwe cyane. Bible says ngo don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Ngo imibiri yanyu buri muntu wese umukobwa umusore, in you there is a Holy Spirit. Kandi twabonye ko Holy Spirit atari ibindi. It's God. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo sinjye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Nshaka kwibaza ko tutabonaga Yesu agaragara.
Bibiliya ijambo tumaze kwiga cyane mo hano abantu bamaze igihe hano hari ibyo bamaze kumenya. Twize ijambo rivuga ko ntawamenya icyo umuntu atekereza uretse umwuka w'uwo muntu uri muri uwo mwuka ukuri mu rugero. Dushaka kumenya icyo Nelisi ari gutekereza, ariko spirit ya Nelisi iri muri njye namenye icyo Nelisi ari gutekereza kaka. Yesu urashimwe cyane. Nova iyo Bibiliya ivuze umutima kenshi ntabwo ivuga this organ pumping a blood in the whole body. Ibivuga spirit ya. Kandi umuntu wese wakijijwe, your spirit is alive. Sicyo cyo kuvuga mutyo. Umuntu wese wakiriye Kristo, umwuka we ni muzima. Amen. Yari iki kintu cy'ubwenge. Niba uyu mubiri wanjye ari inzu y'Imana, sinyeneye kujya ku mabuye runaka ngo nundi kumvira Imana. Amen. Haleluya. Kuko ubwawe kandi ikindi kintu gitangaje, abantu benshi bazi ko buriya ubona ko mu mubiri harimo roho yanjye, hakabamo na roho mutagatifu, harimo umwuka wera, hakabamo n'umwuka wanjye. Ahubwo reka mbabwire iki kintu. Pawulo yitse kuvuga ngo umugabo n'umugore iyo babanye bahinduka umuntu umwe. Yesu nashimwe cyane. Aranje avuga ngo sindi kwibura kurya bakubwa abagore n'abagabo, ndabwo ndi kubivuga ku bw'itorero na Kristo. Bishatse kuvuga iki? Iyo wakiriye Kristo, Holy Spirit and your spirit they become one. You cannot separate it. Ngo iri aniro iragira ni Holy Spirit iri kumwe. They become one. Yesu nashimwe cyane. Everybody watura ngo Yesu mwakire umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, abafite roho mutagatifu muri Yesu nashimwe cyane, abafite mwuka wera muri we. Kandi icyo mukundira ntabwo aruta ngo mwuka wera muri Muhoza ngo ni munini, ukubera ko Muhoza abwiriza, ngo mwuka wera muri njye ngo nge najya mu rusengero cyane ngo ni mutoya. That's not true. N'Imana ntoya na n'Imana nini ha, Imana zose ni. Twasomye ko mwuka wera ari Imana iri muri wowe. Yesu nashimwe cyane. None ikintu ushaka kubigisha, ushaka babwira ngo even in the darkest moment, cyangwa muri moment y'umwijima, ikintu kikurimo ntabwo gito. Amen. Bamwe mu ushobora gusa mama, where are you? Kwani kimwe bintu byemera ko imbaho ntabwo hari. Imana irahari muri wowe. Yesu nashimwe cyane. Ko Imana isatse umuntu wapotinze scripture. Yavuze to those who are called and who love God, everything comes to be good to them. Abahamagawe kandi bakunda Imana, ibibabaho byose bifatiriza kwe kubazanira icyiza. Na bya bindi witabije ushaka kubikuca. In the eyes of the Lord, it's something to reach you on the good thing. Yesu nashimwe cyane. Kababwira imikomeye. Wari uzi ko unebwe kandi notapose. Kibazo mufite ba dadi banyu mwumva kabisoma. Mwabajwe kumva ko dadi wawe ari we Mana wera ahora amafuki nta kintu ushoboye. Simbyaze mubaye bababyeyi mu mwuka mububaye pe. Ako nagira mbabwize ukuri nta kintu kiwurimo kitari muri wowe. Uretse ikintu akurusha kimwe nawe kibabwiye. Sinzareka koresha Kristo rubyiri. Akoresha knowledge y'ijambo ry'Imana. Just understanding. Niyo mnabwiye ngo umenye ukuri nukeneye deliverance. Ndabivuga mbisubire. Sinabisubire no kuyivuga. Suko mbebe bora amasengero menshi ngafite ibyo bya deliverance ngo ba deliver ngo my sister tuzi kwakira Kristo icyo bivuga. Bagira avuga mu bubiko rero, iyo umuntu yakiriye Kristo aba hindutse icyaremwe gishya. He is a new creature. Ikintu gishya ni ikintu gifunukushwe. Amen. None ijambo rituvuga ngo ibya kera birangiye, ngo ibintu byose babihindutse bishya. Amen. Haleluya. Muzagariza abantu bakorerwa deliverance bayimukorera uyu munsi, nyuma y'umwaka agasubirayo. Kubera iki? You come to be delivered. Giteka. Know the truth. Menya ukuri. Yesu nashimwe cyane. Kuko ikintu cya mbere kamubaza, nkunda kukivuga cyane ndakimfasayise. Nabwiye ko mu bintu Imana yanamagariye no kwigisha abakristo agaciro ka. Izo ngari niyo nyigisho ngiye nibanda to tell you who you are in Christ Jesus. Kambabaze ikintu ki? Uraje urambwiye ngo Muhoza impamvu utari gutera imbere ngo ni karande y'igisekuru kandi Muhoza narakiriye Kristo. Sizwe kintu mvuga muri kucyo. Bibiliya tuze ngo uri muri Kristo abari icyaremwe gishya. He is a new creature. Nagasanzwe. Sizwe kintu muri kucyumva tushika kuvuga. Ni ukuvuga ngo hari ukwibeshya. Ubwo uzambwire mukozi y'Imana urimo urahanura ntabwo ubeshye, ariko ndi kubona uri guhanura Muhoza wakiye utarakira Kristo. Komeza wavase mu guhanura ugere no kuri Muhoza wakiriye Kristo.
Yesu nashimwe cyane. Bibiri ivuga ngo iki? Igihe Kristo yapfaga natwe twari dupfuye mu bitekerezo by'Imana. Igihe Kristo yashyingurwaga natwe twari dushyinguye mu bitekerezo by'Imana. Igihe yazukaga natwe twari tuzutse mu bitekerezo by'Imana. Na benshi ntabwo mubyumva. Ariko ku Bibiri ivuga ngo Yesu yapfiriye abantu bose kandi twese hafi ya bose tutari twavuga. Icyo bishatse kuvuga, igihe Yesu yabangaga ku musaraba, every human, buri muntu wese yabambiwe muri Kristo. Igihe yapfaga, buri muntu wese yapfiriye muri Kristo. Igihe yazukaga, buri muntu wese yazutse muri Kristo. Mpamvu Yesu yapfiriye abantu bose. Ariko se bose bazajya mu ijuru? Oya. Ikikenewe ni ikintu kimwe, acception, kwemera uwo mwana. Sindi kubitindaho twise glace cyangwa twize kuri Kristo, turenda no kwikiriya wikita. Siyo ndi gutinde cyane. Ariko ndashamba kuri iki kintu ubwoko bw'Imana. Mumbwire Pamela ufite mwuka wera uyu munsi, Nelisa ufite mwuka wera uyu munsi, Josh ufite mwuka wera uyu munsi, ngatuye muri we akajya muri situation akumva ko Imana idahari. Kangize uko iyo baraga mu buryo bw'umwuka, ngurebe ukuntu Imana iri kumwe nawe. Katwisubire kera gusa. Nagira mbabwire nabihagaraho mbishikamye ko umuntu ufite Kristo uyu munsi aruta Danieli, umuntu ufite Kristo uyu munsi aruta Meshaki, Shadraka na Abednego. Sizike byo ndi kuvuga muri ko byo. Cyaza mu ntago mba mubyemera. Danieli ko mwuka w'Imana yamuzaga. Ariko mwebwe tusomye ko mwuka yaramugenda. Atuye muri mwembe. Niba niba Danieli wo misezerano rya kera mwuka wera yazagaho, baramutaye mu rwobo rw'intare. Birangira ngo bamushukunye mu rwobo rw'intare, intare zishonje bamugambaniye. Biratubwira ngo umusore w'Imana Danieli yinjiye mu rwobo rw'intare, asanga marayika w'Imana yaramutegereje. Ambwira ati, "You are most welcome, twari tugutegereje." Ahateze akabona intare nizivuga. Marayika amubwira ati, "Reka intare zose nazifunze iminwa." Yesu nashimwe cyane. Uwo ni Danieli, umwuka w'Imana yazagaho. Imana niyo yamutaye mu rwobo rw'intare. Urumva Imana izaguta muri icyo kibazo kandi turi muri wowe. Yesu nashimwe cyane. Biratubwira ngo umwami abura ibitotsi kanwa bashikata ko bwa Danieli. Ariko amategeko se y'isi, ubuyobozi n'ubuyobozi, ari igihe n'umuntu ukomeye mu gihugu bitewe na influence yabo baporana afata ibyemezo bitari byo. Yesu nashimwe cyane. Yakundaga Danieli akamutaba kwa rw'Imana. Ariko biratubwira ngo abura ibitotsi. So yarose mucya ariruka aravuga ngo, "Mbega Danieli, mugaragu isumba byose, Imana ukorera ibashije kugukiza." Yarazi ngo we na leta yumva intare zayo zirimo zirivuga. Yarazi ko ashaka kumva guceceka ko ahantu yapfuye. Ariko ajya kumva Danieli avuga ngo, "Mwami nyagasani, umugaragu wawe ndacyari muzima." None hibaze wowe ufite Imana muri wowe, urumva Imana yaguta. I'm talking to those who are believers now. Amen. Bibiri yatubwira ngo yavuye mu rwobo rw'intare, none umwami aravuga ati, "Okay, mwasuzuguye Imana ya Danieli, reka turebe izo mana zanyu ko tuzibakiza. Mwebwe mwamugambaniye mujye mu rwobo rw'intare." Bibiri yatubwira ngo bakiri hejuru, nubwo byasabye ko bagera hasi, zabashwashwanya buje mu kirere. N'abana ba. Because what? Without Christ, you don't have any protector, my brother. Amen. Meshaki, Shadraka na Abednego. Umwami akora iki stati? Ngari cyo ba. Badara ko Imana kwa boni tushobora gukora ikosa ryo kuramya ikigirwamana, twebwe twizera Imana imwe Jehova. Avuze ati, "Turavuza amakondera mwese bwite mwubara." Sore tutatu. Basore batoye imyaka 20 n'ingahe bari bakiri bato cyane. Kintu bakundira nuko batigeze banareba. Shano kwa bari bahagaze ahantu hatandukanye. Bena mu buri wese ngabere muhitamo gatanga rero ko mugenzi we, ariko barabisi ko muri culture zabo masenga bikirwamana. Reka nawe inumere gukurikije ibitakwiriye. Wibwira ko Imana mutari kumwe n'isabuta. He will never leave you. He is in you. Yamaze kuba hamwe na roho yawe. Nibitandukana. Amen. Impamvu nta kintu na kimwe ku isi cyagutandukanya n'Imana ari urupfu. Ibyo babeshya ngo wakoze icyaha, ngo Imana ngo yagusibye,
ngongera wiyandikishe wihana hakana bakagira ngo ibintu ndakubisobanura kugira ngo ime hari karine mu ijuru. Muhoza uyu munsi yitwaye neza, very good. Muhoza yabeshye umufute mu gitabo cy'ubugingo. Ako kazi mbamuha abamarayika. Iravuga ngo uwizera umwana w'Imana afite ubugingo buhoraho. Muri Muhoza TV nabibigisha ndababwira ngo salvation it's a gift. Ese mwe mwasomye ijambo ry'Imana, mwabonye ahantu Imana yambura Imana umuntu? Ibiravuga ngo gifts and calling are without irrevocable. Nibisubiranwa. Niba warakiriye Kristo, ubugingo bw'Imana buri muri wowe. Satani nakubeshye ngo warasayishije ngo uzajya ikuzimu. Niba waraguye byuka mu izina rya Yesu Kristo ukomeze ubugenge. You still have eternal life. Nana kadomo kavuyeho. Amen. Meshaki, Shadraka na Abednego bamna kubarara. Namara avuga ati bana bapeti rero baranyimisha tu. Ntabwo bazi ko ndi umwami igihe mvuze ikintu kibi. Atarabaza ati tishaka Mesha ntabwo upfuka. Ati nibishoboka. Ati ntabwo uriko nati nibishoboka. Atumura mu kogeza inshuro 7. Itanura niyo itanura muzitana niyo gufatana hose bakashimisha ubumuriro kuryo bakwinjiza amahano ari umuriro. Bari kongeza inshuro 7. Ariko bagarabwa Imana baranga bakabegeza ati nava mu bikora ati wa abati mu bahambire goshogoye. Turimo turavuga abantu babaga Imana iza kubatabara itari muri bo, itari muri bo. None ndashaka wikompaye n'umuntu bo mwisezerano ryakira nawe uyu munsi urarana n'Imana, ugendana n'Imana, ujya gushura Imana muri kumwe, uza mu gusenga Imana muri kumwe, everywhere because he is in you. Jambo rimwe tugira kibabata mu muriro, ariko ya Mana yacu ivuga ngo humura, sinzigera nguhana, sinzigera nguta, kuko ndi kumwe nawe. Iriya tubwira ngo babata mu muriro. Nebukadinezari yitegereje umuriro, abona mu muriro batayemo abantu 3, akaba 1, 2, 3, 4. Ko babaye 4. Ahamagara abakozi ati ba sikwashizemo abantu 3. Ati none wa kane kuva ati mundebe. Wowe uyifite muri wowe urumva izabuta. Aravuga ngo wa kane ndabona Samu umwana w'Imana. Yesu nashimye cyane. Kababwiza ukuri. Imana irakukunda. Imana irakukunda. Kandi gukunda urukundo ruri unconditional. Yo nzakomeza bivuge. Ntacyo wakora gutera Imana kugukunda. Kuko ubwo yagukunze biravuga ngo yatukunze tukiri abanyabyaha. Yesu yatupfiriye tukiri abanyabyaha. Ibaze utaranayakira yaragukunda. None uyu munsi sanitaka kubeshya w'urukinyabyaha byaho wapuze ntabwo Imana yakwemeye. Nawe je ndababaza ikibazo kimwe. Hari ikintu na kimwe wakora byatuma mu maraso yobura amaraso ya papa wawe? Siti cyato. Amen. Umwana ufite discipline mu rugo nonde wananiye urugo bagiye gupima DNA si wasavariza umubyeyi wabo arumye. Amen. Twamaze kumenya ko twabyawe n'Imana. Niba wakiriye Kristo ubyawe n'Imana, niki cyatuma urema kujya Imana yandika kwihaka? Ntakihari. Amen. Ariko abakundi hatana n'intambara aba ngo Muhoza ari gutuma abantu bajya gukora ibyaha n'amakuru bakite. Hapo ibyo babwiriza byo bituma abantu bajya gukora ibyaha. Nasomye ijambo ry'Imana rirangira ubuntu nibwo butuma icyaha kitagira imbaraga muri twebwe. Naho amategeko yamplifying icyaha. Sicyo cyo muvuze mu cyumvisha. Muzubona uvuga ngo hey Imana nabarimbuye ngo ni Imana ije abasambanye babeshye murashije murashize. Ukagira mu busengero bazambizarangira. Umwe ubwo apfa kundi imwe atware tundagatware kubera iki baravuga ibintu bidafite imbaraga. Abo babazi ko bari kuvuga ibintu bisi. Bakumva Muhoza mbwira abantu ati kuvoratswe mu gitabo cy'ibintu ntacyagukuramo. Wakana nasore kari kwicishira ubyuko gukora ibyaha hito no the gospel. Gospel ifite imbaraga ntabwo bisaba kwiterura ibyuma kugira imbaraga. Kugira imbaraga ubwayi akuvuga gospel usubwayi ifitemo imbaraga. Zomwe bitowa. Yesu nashimwe cyane. Kababwiza ukuri umuntu ufite amategeko menshi muri we. N'umuntu wasobanukiwe ubuntu bw'Imana ku buzima bwe. Abo bantu n'ubuzima bwabo butandukanye. Ibyo tunavuga ngo by'ibyaha umuntu asobanukiwe ubuzima bw'ubuntu ku buzima bwe nagakora icyaha
kubw'iki abagrikici yaga gukora icyaha kubera kundi Imana. Yesu nashimwe cyane. Buri umunyamategeko kabagisuku hari ibintu bibiri. Ubu nicyo gukora nuko abantu batabizi. Nuko uvuga umunyamategeko ashaka kuvuga ati naribi sinakoze iki cyaha ariko basi nayimikira ngare buriya mukobwa ukuntu ateye. Uri umunyamategeko. Ariko umunyabuntu wabusobanukiwe ucaho yabona ko wambaye n'ubusabwa akahita yigendera gutya. Yasabiko nicyo bitubona ariko ntabwo babisi cyo turi kuvuga. Iyo tuvuga umuntu wakango wandwa bituma abantu bajya mu byaha ngo buriya Muhoza noneho ikinsetsa ababurana nibo banyabyaha. Narume abakozi b'Imana benshi babyuka bagagarika abantu mu nsengero nibo bananiwe kubaka ingo zabo nibo bafite inkokora abagore umugore rimwe na rimwe ageza mu rusengero yabyimbye ijisho akabeshya kugira pasiteri batamwizamo ijisho ati umuriro wabuze mu bita umutwe ku rukuta nyamara pasiteri yamukubise ariko akazagarika kakabakobwa ngo yakabonye ngo rimwe kanutse bakunda wahagaritse bamwikora turaguciye mu nzu y'Imana umwohereje umurwayi niwe umwirukanye kwa muganga mujyanye gupfa. Shame on you. Shema turimo turagana ku musozo ariko mwuka wera atuye muri wowe. Ikintu ushaka kukubwira rero tusomere ino jambo ry'Imana reka nisomere kugira twihute nta kibazo. Yohana 4:4 ibi byose bigaragaza ko mwuka w'Imana ari muri wowe wakijijwe ngo bana bato muri ab'Imana kandi babandi mwarabanesheje kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Indi uri muri twebwe umwuka we ni Imana bana bato babandi mwarabanesheje kuko uri muri mwebwe aruta uri mu bisi. Sinzi ko iki kintu mpamvu cyumva iri jambo rigiye ndisumva manumva mu mwuka dikisheye ngo kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Ni ukuvuga umuntu uri muri Muhoza wa muntu umaze kubabwira bita mwuka wera aruta umupfumu wa mbere kuri isi mageze njye simwimukira aramenyimukira. Sinzi ibintu mvuze mu byumvishe hari usanga bafite ubwoba kiriya cyumba sinyikiryama mu bigenda bite mukozi iyo ngeze nijoro haza ibintu nuko utaramenya ukuri. Uramutse winjiye mu cyumba cyawe ukumva ubwoba buraje ukatuvuga ngo in the name of Jesus I have not given a spirit of fear but I have given a spirit of sound-minded love and power. Tukuita wiyoka. Amen. Uri murari aruturi mubisi. Ntabwo Bibiliya yanditse ngo uri muri apotre. Tubinyesha ngo byumva. Bibiliya ni ukuri kuzimu. Uri muri Aleke, uri muri wowe aruturi mubisi. Imana munyanangazwa n'abantu ati twimukire kubera icyo cyano hano muruzi. Nukubera ko mutaso muri bo. Uko matasa abo muri bo. Buri umurozi bwaba yapapwe, umwuka aba yabonye umuntu usenga, kwakundi ubyuka nijoro ukisengera. Marata sokoto rabashatakata, leko seketi lemande karibo shata. Badakora bari kuroga bakabona yansi yawe imirira ukuka bakumi. Ariko ubwandi kubera ko mutazi muri bage bamwe ni bage hasi. Imana turinde kuba bage hasi. Gaze muramuzi. Umunsi umwe ngabo ziza gufata Elisa. Jije kumfata umunyabwoba Gehazi. Datamuja twate byagenze gute? Atuzinga basiza kuturwanya tirego reba ukuntu singa. Ndashaka mwike kano kare hande buri noso. Elisa yarasenze ngo ma uyu musore mukore ku maso aboninga musitukose. Imana ikora ku maso ya Gehazi. Abo ningabo z'abamarayika benshi bahagaze ku musozi babakose. Nawe uyu munsi no gutari kumireba. Muhoza ngasenga ngo Imana igukore ku maso. Uri abamarayika b'Imana bakogose. Uyinjira muri pisi muri kumwe. Uyinjira mu muhanda muri kumwe. Kira cyumba cyawe kijyamo muri kumwe. No gutababona aha hantu turi huziye abamarayika b'Imana. Imana himbazwe cyane. Akantu ushaka kubigisha hari abakristo babiri. Hari Gehazi na Elisa. Hari umukristo bita Nemirambo. Muhoza ijya mu byo kumbwira ngo imbaraga ziri muri nge zirutinga ibi ntabyo mbona. Ngo ni Gehazi. Elisa mwibuke ko. Usike Elisa atigeze anabona ziriya ngabo. Si byasabaga ko azibona because he had faith. Ntabwo byasabaga ko azibona ngo yibwire ko zihari. Niyo mpamvu wakibazo wendi gucaho. Nubwo ashobora kubona abona gutabarwaho kuri kuturuka. Ariko mfite kwisera kw'ijambo ry'Imana.
kubiba muri kuri Muhoza bifataniza hamwe kunzanira ibyisi kandi sinzapfa nzahara kuba kizasiga disi. Kwizera it's a substance. Kwizera ntabwo umuntu yizera icyo yabonye. Ikintu wabonye ntabwo kiba gikenewe kwizera. Niyo mpamvu ari abantu babona umuntu ari guseka batari kuri amwe yaracanganyike. Ni gute kino kibazo ari gucamo ari guseka ariko ufite isezerano rivuga ngo tuzaca mu mazi nazadutembana, tuzaca mu muriro uzadutwika. Ubonetse niyo tugeze mu gikombe cyitwa baka ngo Imana yahindura ahantu heza h'amasoko. None reka batera inkuru ntabwo biki Imana yahindura ahantu heza h'amasoko, amasoko ava muri twebwe akahahindura ngo rivers will flow from your belly. Kababwiza kuri bantu b'Imana ubu Kristo si ubuzima butagira ibibazo ntazabashuke. Numva mwe bareka Imana nasenze Imana ngira ngo izankorera ibi ngibi ahubwo birakakara ndabivuyemo. How the Christian Kristo ikintu Imana idusezeranya idusezeranya amahoro abandi batatuheza. Hallelujah. Amen. Ugaca mu kintu undi muntu yaciyemo ariko ukagijana mu mahoro y'Imana kubera ko ufite isezerano. Imigambi nibwira ko yowe si mibi ni myiza kugira ngo mureme umuti ko niko Imana ivuga. Bakubwira se ubundi uri seriye wowe ni gute ibintu abantu birwa byoroheje uzahita ubwire ngo uko imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka gusa. Imana ishimwe cyane ubwoko bw'Imana tugushaka mabwire kugira ikintu cyitwa ubwoba kibavemo kandi ntukibwira ngo Imana ngo yamvuyeho ngo kubera namenyeshe ngo yigendeye icyo kibica. Muhoza ntabwo mpagaze hano kubera ko nyiranuka kurusha, sinuko ndi umujene wa mbere ukiranuka kurusha abandi kubera ko bwiza haba kuri YouTube nayo nuko namenye uwo ndiwe muri Kristo Yesu. Nicyo tugiye kinagaza abantu bakuba umuntu Muhoza yasengeye indwara irakira ntakintu umurusha. Njye ntabwo nzababeshya turabaje twese ntakintu murusha kumenya ijambo ry'Imana. Muri Kristo wapima microscope niba binashoboka bahita babonamo roho Holy Spirit ingana n'iya Muhoza. Umuntu wese wabaye bona nababajije ikibazo babaza ese bariya bataki banyu bamwe na bamwe babakorera temperance bo ninde bakora temperance nyir'urushinge rw'abantu mugenda mu byumba bakabakora we ninde umukora temperance inde abarusha ukuri gusa. Iyo umenye ukuri ubigitangaza. Bible iravuga ngo God has made me a wonder. Only Dawidi wabivuze. I pray in the name of Jesus. In the situation you are in your family, in your country, let God make you a wonder. Kamari kugira igitangaza. Tujye guhaguruka duseke. Kaduhaguruke. Jean-Pierre hear my voice, and I know them and they follow me. Inama zanjye zumva ijwi ryanjye, kandi aho ngiye zirahurikira. Abafize ukuri nari muzi ko buriya n'umwana w'umubebe ukiri mu nda hari igihe kigera akamenya ijwi rya nyina. Abantu wenda mu byiga ibyo gukanka murabizi umwana akiri mu nda ya nyina uzi ko abantu bashobora kuba bari kuvuga nyina yavuga akamenya ko ari nyina uvuze. Yesu nashimwe cyane. Ese nabo cyari twese turabantu bo mu Afrika turabireba ubundi n'abanyarwanda ibintu turabizi cyane. Nabo muzi ahantu wasangaga hari igiti, icyo giti kirimo inyoni nyinshi zaraje muri icyo giti zikarikamo, inyoni nyinshi zikabyaramo abana zitandukanye, ukabona n'igiti cyuzuyemo ibinyoni byinshi cyane. Ariko ndagira mbabwize ukuri ziriya nyoni n'ubwo ziba ari nyinshi cyane, akana gatoya kari mu cyari iyo nyibije iri kushwigira karayumva, ibaze muri abasaku rwose karayimenya. Niyo mpamvu ntago ari profete runaka wumva Imana ubuzima wishaka wumva Imana, kuko wabyawe n'Imana, icyabyawe n'Imana cyose cyumva Imana. Ushiki ubusabwa n'iki hari akantu sa change the channel, yindura channel gusa. Amen. Ushaka ngo Muhoza na rimwe Imana irakwicisha ngiye sije mvugisha ati hari bije tuba turi gusenga abantu mwenda gukora bishaka gusa tugasenga tusinga tomasi Imana ubwiye iki ntakene ubwiye iba yavuze aho bagasi ikintu gikomeye urimo uri kuri ofite nk'ibiganiro wenda nakundaga
kera twese twari tukizi ikiganiro cyitwa turn up sinzi ko mu gihe cyacaga kuri TV10 haba urubyiruko turn up turayisi Yesu nashimye cyane ibaze uri kuri televiziyo Rwanda ukababara ngo turn up niyagiye ica kuri TV10 ariko uri kurega televiziyo Rwanda ugahamagara aho kuri TV10 ati kuba iki mutashyizemo turn up uyu munsi nyamara wowe wa watching ala TV usimba kubwira wowe ati twe turi ngugwa ahubwo wowe basa bagenzi bawe muturanye ko ibintu bitari kugenda neza nuko abantu bemeze Imana iravuga ahubwo turarangaye dufite urusaku rw'ibintu byinshi mu buzima bwacu suko Imana iravuga n'uyu munsi iri kuvuga no ko waza gusenga no kari wayemereye ikavuga Yesu amen just change the channel change the channel amen ndabubwiza ukuri n'ujya mu cyumba cyawe ugasenga ugafata umwanya ugasenga telefone ukawiyenza warangiza ugaceceka uzumva ijwi ry'Imana ariko uvugisha ikibazo abantu benshi tuyitikiye tujya kumva mubona ari twari turi gusenga numva ikintu kirangiye abandi ngo umutima urangiye n'Imana abanyedini barabahahamuye iyo uvuze ngo Imana irangiye baravuga ati Justin no wahapfukishwa n'Imana njya ninaza ariko Imana ihagurutse urubyiruko rugenzi rwacu rusima ivuga ikora dufite abantu benshi bakuze iranangaza Imana basenga barita barakoropa mu nsima batanga ibigira 10 ariko ivuze ko Imana irangiye atafata akana gatangiye kwishyano nibaza Imana yawe itavuga nshuti yanjye itandukaniye hehe na Dagon just a simple question niba ugenda buri gihe ukataha Imana yakuvugishije no ibyo ni nkuko nabaza jinji nani nagenza nkaki the difference is because our God speaks iravuga kandi ivugisha buri wese icyo usaba gusahindura shama hari ibintu ugomba kusenya mu buzima bwawe kandi ngo Imana yabaye ubushobozi wafutse gabe wese afite ubushobozi nayo mingiro kuri Netflix ikwirela filime na zingaye zirapugurumanyije mu mutwe urangije Imana mvugisha iravuga nakwiyo nabirutse kuyo nuna kufunga amaso yetu tubona ba bantu nyine warebye muri movie nujya na ukoro twa divinya kubera just change the channel so Imana itari kuba ukagera ukabafasha cyane kuba uri kuri televiziyo bari sivuze ko kuri TikTok ibintu bitari guca niba ushaka kujya kuri TikTok fata remote change the channel buri muntu asabye Imana wakumva Imana dio Imana yakuvundisha nkuko yavugisha nacyo murusha swakire Kristo ntakintu kimwe murusha kadusenga Imana Mana nziza Imana ikomeye Imana ikiranuka Imana kuri mafokingo posa bokawera w'Imana nikushi bakari